Muraho neza abakunzi ba Jump Estate. Uyu munsi nanone turi hano muri Bugesera. Twaje kubereka ibibanza biri ku isoko bigurishwa muri Bugesera. Guess what? Bino bibanza twaje kubereka uyu munsi biri muri zoning ya R1. Ibibanza bishobora kugwa ubusiyo zitandukanye aho ushobora kubaka kadasteri cyangwa kubaka etage. Kandi ibibanza twaje kubereka uyu munsi nanone ni ibibanza bifite view y'amazi. Nubwo hari agashyamba currently ariko ubatse etage ushaka kuba uri kureba mu kiyaga dufite hariya hepfo. Ikiyaga cyitwa Lake Mirayi. Uyu munsi rero ibanza twaje kubereka biri kugurishwa kuri $5,500,000. Biherereye hano mu murenge wa Gashora mu kagari ka Mwendo. So Bugesera niko karere dufite kegereye Kigali kari gutera imbere byihuse. Kandi hateganywa kuza ibikorwa remezo biri premium bitandukanye. Urugero tuhafite ikibuga cy'indege cyo kigiye guhindurirwa izina kikitwa Kigali International Airport. Kandi biri proposed ko hashobora no kuza Formula 1. So uyu munsi rero ni igitekerezo cyiza kuza ukibikaho ikibanza hano muri Bugesera. So ukeneye kuza gusura bino bibanza twaje kubereka uyu munsi mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp tukabazana hano mukaza namwe mukihahira izi mari z'ibanza ziri ku isoko ntizibacike. Murakoze.